buriya mu buzima ntuzigere wima kandi ukwima hari. Rihanna asobanuye uburyo yaje kwisanga yatangiye gukundana na A$AP Rocky, avuga ko ari muri 2012 muri VMS Award bari performing indirimbo bari bafatikanyije, hanyuma uno musore aza kwigirira icyizere nk'abandi basore bose. Uno musore ku rubyiniro yamufashe nyashara zikomeza izingizi mwita ibisusu mu Kirundi. Rihanna avuga ko byahise bitera ubwoba yaba timu ya A$AP Rocky ndetse na timu ya Rihanna, bumva ko Rihanna atari bubikunde bikaba byakwangiza performance yabo, ariko nayo ku giti cye aravuga ngo kari ko kanya keza ko kugira ngo asigemo yaba audience ndetse n'abantu babo kugira ngo batangire kuvuga ngo uyu mukobwa ashobora kuba akunda A$AP Rocky. Nakomeje navuga ko iyi timing yari nziza cyane rwose, kwiyingiye isi mu impamvu yuko ashobora kuba yakunda n'umusore bitewe n'icyizere yari yigiriye. Kuri A$AP Rocky rero bemeza ko aramaranye imyaka 5 ari Rihanna, ariko bitari bya bindi bya no string attached ku buryo atabashaga kuba yazana agatekerezo wenda kuko babinoza cyangwa se ngo amumenye bitandukanye nuko nawe umuzi. Akemeza ko ubwo barimo performing yabonye Rihanna asa nk'umuntu umwereka ikimenyetso cyuko agomba kumureka akagrabinga nyine nyashiziwe. Kuri A$AP Rocky wemeza ko yagomba gufata icyemezo akavuga ati kama mbaya nubwo muri iri haso tutigeze dutekereza ko twazakora iki gikorwa, ariko ndagikoze kuko nabonye bari language yawe reka ko nakandi ibyo by'inyuma nkabikomeza. Ati mu byukuri kandi byabaye timing nziza cyane, ati mahirwe ntabyaza umusaruro n'uyu munsi akaba endebera Rihanna mu makanzu nkuko nawe arimo kumurebera mu makanzu kugeza akakanya. Umusore nawe yakomeje avuga yuko Rihanna ari umwe mu bantu bateye intambwe ikomeye cyane yo kumwereka ko igihe kigeze noneho baba bakundana bikagira inzira bikarenga kuba ari ubushuti busanzwe. Nahuriyana nuko uyu A$AP Rocky yemeza ko mbere yo gukundana na Rihanna cyangwa se mbere yuko atangira kugirana umubano ukomeye na Rihanna, abakobwa baramukundaga cyane kubera ko ari umusore mwiza ku isi. Ati byibura buri munsi yaryamanaga n'abakobwa barenga 5, ariko akemeza ko kubana n'umuntu w'igihangaje cyangwa se umuntu udasanzwe nka Rihanna ubu ugomba guhindura imico, aho yemeza ko guhera mu 2012 batangira gukundana atarigera muca inyuma na rimwe, ahubwo icyo abagomba gukora guha impamvu zifatika Rihanna yuko adakwiye gutekereza undi musore, kandi uno musore yabikora akabinoza kuruta abasore babayeho n'abazabaho. Ugatekereza kwirinda yasho mu myaka 5 bikabasha kuguhesha umukobwa ufite hafi miliyari zigera muri 2 z'amadolari, ufite miliyoni zitarenga 20 z'amadolari. Nawe gerageza kumva iyo logique. Ese we byakorohera kwamarana umukobwa imyaka irenga 5 mubyita ubushuti busanzwe, nta kindi kintu kidasanzwe gishobora kuba cyabaho ngaho? Nawe ngwino tubwire. Akuri muri baba noro bahangayikishijwe n'ibiciro by'amatelefone bifuza kugura bitewe nuko babwira ko telefone nyinshi zihenze. Humura rwose hamwe na Nobate Posto guhera kuri telefone iPhone 17 kugeza ku bundi bwoko bwose bwa telefone wakwifuza, ubona kwigabanyirizwa rya 30% wakenera kugura kuri top up cyangwa kuri makeya, ugakenera kugura amamashini ndetse na accessories zabyo. Hamagara iyo nimero muri screen ya telefone yawe, ibindi byose uraza kunshimira nyuma. Nanjye bakinire ya video yatumye A$AP Rocky yegukana Rihanna.